mufite iki ngo mpereho mbakize? Dore amasomo tujye kuzirikanaho kuri wa gatandatu tariki ya 8 Gashyantare 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya mbere cy'abami umutwe wa 12 murongo wa 26 kugeza kwa 32 n'umutwe wa 13 murongo wa 33 kugeza kwa 34. Zaburi ni 106. Ivanjiri ni yanditswe na Mariko umutwe wa 8 murongo wa 1 kugeza kwa 10. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri iyo minsi hongera kuza imbaga y'abantu badafite ibyo kurya. Yezu ahamagara abigishwa be arababwira ati, iyi mbaga nyifitiye impuhwe kuko hashize iminsi 3 bankurikiye kandi bakaba badafite ibyo kurya. Nimba sezera batariye baragwa mu nzira kandi muri bo harabaturutse kure. Abigishwa be baramusubiza bati, imigati ihagije abantu bangana batya umuntu yayikura he muri ubu butayu? Arabasubiza ati, mufite imigati ngahe? Bati 7. Nuko ategeka rubanda kwicara hasi, maze afata ya migati 7, ashimira Imana, arayimanyura, maze ayiha abigishwa be ngo bayibahereze. Bayihereza imbaga. Bari bafite n'udufi dukeya. Yezu ashimira Imana, abategeka kutubahereza natwo. Nuko bararya barahaga. Hanyuma bakoranya ibisate bisigaye byuzura inkangarandwi. Ubwo kandi bari nk'ibihumbi 4. Nuko Yezu arabasezerera. Ahera ko ajya mu bwato hamwe n'abigishwa be, agana mu karere ka Dalimanuta. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Muvandimwe, ufite iki ngo mpereho? Ikibazo cyabajwe na Yezu nyirimpuhwe yari afite imbere ye imbaga y'abantu baje bamusanga ariko nta byo kurya bafite, akabagirira impuhwe. Ariko abigishwa barashidikanya kandi bafite impungenge z'ukuntu Yezu yagaburira abantu nk'ibihumbi 4. Ariko Yezu mu kubahumuriza arababaza ati, mufite imigati ngahe? Bati ni 7. Umubare 7 muri Bibiliya, 7 ni Igihebureyi zayini, weapon mu Cyongereza, bivuga intwaro, bigasobanura ikintu cyuzuye gishyitse, ikimenyetso cy'ubutungane. Ni koko iyi migati Yezu abagaburiye iraza kubakiza kuri roho nk'uko amasakamento ari 7, imenyetso bitagatifu Kristo akoresha ngo adutagatifuze muri kiliziya ye. Ku bantu cyangwa ku bigishwa iyi migati 7 ni mike, ariko ku Mana cyangwa kuri Yezu iruzuye ni myinshi, iraza kubahaza ku mubiri no kuri roho. Bishushanya Ukaristiya, umubiri wa Kristo duhabwa. Ariko bamwe babahakanyi kandi bagira umururumba baba bari kwibaza akantu kangana urwara niba kaguhaza. Nibyo koko ugiye gushakiramo ubunini no guhaga ku mubiri mu Ukaristiya ntiwabibona, ahubwo duhaga kuri roho, mbese nukunyurwa. Burya nubwo wabona ibintu byinshi ariko utanyurwa ntushobora guhaga. Ni nacyo kibazo umwami Herobowamu yahuye nacyo mu isomo rya mbere, kutanyurwa, akagira umururumba n'ifemba. Agiriye ishyari mugenzi we Robowamu wayoboraga imiryango 2, ati, ntitonze ubwami bwasubira mu nzu ya Dawudi. Nuko yigira inama akora amashusho y'inyana kugira ngo bajye bayasenga aho kuzamuka i Yerusalemu gusenga Imana y'ukuri, hato batazakurizaho bakamucikaho. Idolatry, gusenga ibigirwamana, ni bibi. Bavandimwe, ni ukwitonda. Uko Yezu abaza ku ruhande rumwe, nako shitani mu mayeri yayo nayo ibaza ku rundi ruhande iti, ufite iki ngo mpereho nkurindagize, ngusenye nkwinjirire mu mutima. Gusenga ibigirwamana ni inzira nziza shitani iheraho ikurindagiza, ikakwinjiramo ugapfa uhagaze. Hari ibimenyetso 3 bya shitani bigaragaza shitani iyo ishaka gukwigarurira: la haine, le désir et le doute. Rimwe, la haine, division, amacakubiri, urwangano, hakaziramo umururumba, ishyari, urwango, ubugome, kwikuza, ubusambo n'ibindi byinshi bibi. 2, le désir, ibyifuzo bibi, haziramo irari, ubusambanyi, uburakari. Burya iyo umaze kurakara, abasirikare ba shitani bahita binjira iwawe, akaba bacunga umutekano, ariko nawe bakagucakaza ukaba umucakara wa sekibi, ukabimbata shitani. 3, le doute, ugushidikanya, kugira ubwoba no kwiheba, kwivumbura. Umuhanga aravuga ati, kwivumbura biva kuri shitani, naho kwihangana bikava ku Mana. Ibigirwamana ntabwo ari ugukora amashusho gusa ngo uyapfukamire, ahubwo izo ndwara uko ari 3 tumaze kuvuga z'umutima cyangwa ibyo bishuko bya shitani birakwica, bikakurindagiza, bikakubuza kongera kwegera Imana. Ngibyo ibigirwamana ukabutangiye kubisenga, gahunda nyinshi, akazi kagawuherana, ukohoka ku by'iyisi byinshi. Ibigirwamana ni ikintu cyose ukunda,
wimitse utaburira umwanya kikagutwara uruhu n'uruhande, ukabura amahoro ukabura amahwemo. Mubyeyi, wowe ufite iki ngo ngihereho? N'imigati 7 cyangwa n'ibigirwamana, ibyo bishuko bitatu bya sekibi tumaze kuvuga, ufite iki ngo ngihereho? Menya uruhande uhagazeho, ku Mana cyangwa ni kuri shitani. Akayandirimbo igira iti, Yesu agira impuhwe nyinshi, akunda bamwegera bakamusaba ibyo bakeneye. Tumuhabwe twese mu Karistia ye. Nawe muvandimwe mwana w'Imana ikunda, uhamagariwe umunsi gucukubiri na shitani, ugafunga imiryango yose anyuramo, ukegukira urukundo n'impuhwe bijyanye no gusaba no gutanga imbabazi. Shitani itinya imbabazi, gusaba no gutanga imbabazi. Nuko rero aho bitagenze neza iwawe yikosore, kugira ngo urye kuri ya migati 7 nawe utungane, usukurwe, umererwe neza, usangire na Yesu agukize. Mutagatifu Agustina ati, Imana yaturemye dans la création, nta ruhare tubigizemo, ariko mu kujya kuducungura nawe uzabigiramo urwawe ruhare, participation dans le salut. None rero nawe muvandimwe, ufite iki ngo Yesu ahera hagukiza? Garagaza uruhare rwawe, tera intambwe ya mbere usanga Yesu, nawe azatera izindi 99 agusanganira. Musangire, agusekere, agusige, agusenderezeho imigisha ye, maze uhage ubeho, ugire ubuzima. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyoseze ya Cyangugu.